Muraho neza nizere ko mwese mumeze neza bakunzi ba filime inzira y'umusaraba. Filime y'uyu munsi rero yari iryoshye, yari imeze neza, gusa twese turi kwibaza ngo Cyusa azahitamo nde. Isimbi Cyusa yari imbere ya Isimbi amugaragariza ko ari we azahitamo. Cyusa yamara kugera imbere ya Iribagiza akamugaragariza ko ari we azahitamo. Mwabibonye rero Cyusa yakoze ibintu bikomeye cyane, Cyusa yavuze ibintu bikomeye cyane ubwo Isimbi yari yaje kumusanga bari kuganira. Isimbi ari kumukomeza mukora mu bwanwa, mukora ahandi hantu hagiye hatandukanye ku bice byo hejuru ku mutwe, ariko Cyusa asa nk'utaye ubwenge, yarangiza akagenda amugaragariza ko ari we azahitamo. Kandi mwibuke Cyusa yari imbere ya Iribagiza nawe amugaragariza ko ari we azahitamo. Nibyo cyatumye ba Sylvie baza kurwanya Isimbi, ariko Isimbi bitewe n'akababaro kuko Sylvie azababwira ngo Cyusa azahitamo Iribagiza, ukabona Isimbi nawe ari kubasingira ashaka kurwana nabo ngo abe yabishoraho. Kandi ni benshi, Koca, Kanyana, Iribagiza, Sylvie ni abantu bane ku muntu umwe, ariko akaba yabishoraho kugira ngo arwane nabo. Ibyo bigambo byo gukomeza bavuga ngo azahitamo Iribagiza babiceceke. Niyo mpamvu biriya byose Isimbi babyiyahuramo. Ariko ikindi kintu batari kwibuka nuko iriya nkuru cyangwa se ariya makuru Sylvie yazaniye ba Iribagiza yababwiye ba Isimbi bayamaranye nk'icyumweru bayamenye bayazi, kuko bo bifitiye manetse wabo, manetse wa Fabiolla, manetse wa mama Isimbi araza n'umuntu akamubwira. Rero bari babizi, baranabyiteguye, banateguye imipango mibi y'uburyo Iribagiza bazamufata bakamutereka hasi. Bamara kumutereka hasi nyine nawe bigafaringa ibintu bye, nabe yahitwamo, Isimbi akaba ari we wahitwamo. None hari ikintu Cyusa Isimbi yibukije Cyusa ngo kano kajipo ngo nambaye ngo hari igihe ngo ujye umbwira ngo ni keza ngo kameze ngo iyo nakambaye mba meze ngo nk'Abanyamerika. Tekereza icyo kintu rero. Icyo kintu ni ikintu kigaragariza yuko Cyusa nawe ashobora kuba yaragiranye imishyikirano minini cyangwa se igiye kure na Isimbi, ariko akaza kuba yabihindura. Ubu ngubu dushobora kuba tuzi yuko Cyusa ashobora kuza guhitamo Iribagiza, ibyo ngibyo tukaba tubizi, ariko byagera umunsi wo guhitamo tukabona Cyusa ahisemo Isimbi, kuko iyo bigeze ku bintu bya keya Isimbi amukubita keya nk'izitarigeze kuba, kuko Isimbi aba ari kumuhanagura yari imbere ye, ariko Iribagiza tuba tubona yuko aba yanamugiriye isoni, yanamutinye. Ariko mbibutse ikindi kintu, iyo ukunda umuntu uramutinya ntabwo umwubaha ukakuriya. Urabona ko Isimbi yakigera kuri Cyusa ahita amusingira aruhukira mu bwanwa bwe cyangwa se mu mutwe we. Ese mwebwe muri kubibona gute? Cyusa azahitamo nde? Ubu ngubu twese abantu bose bari gukurikira filime y'inzira y'umusaraba, twese turi kwibaza ngo Cyusa azahitamo nde? Ese wowe ubona azahitamo nde? Byandike muri komenti utubwire ngo Cyusa azahitamo uyu nguyu, ari Iribagiza, ari Isimbi, tubona azahitamo nde? Gusa kugeza ubu ngubu turi kubona yuko Iribagiza afite 50, Isimbi akagira 50, kuko twabibonye, twabisobanukiwe yuko Cyusa iyo ageze imbere ya Isimbi amera nk'imboga zakubiswe n'umwuka umunkono rwose, zigakonja zari zitoshye zikahita zituza neza zikaryama hasi. Wabonye yuko Isimbi yari agiye kongera kugwisha Cyusa mu mutego w'ubusambanyi, bongere baryamane. Cyusa gusaba umugabo aramubwira ati oya, ariko Isimbi aramubwira ati ngewe umva hano. Isimbi yamutegeye umutego ati nge nawe ntago duhishanya, rero siniyumvisha impamvu ngewe nawe tudahishanya, ariko nkabona urushaka kumpisha. Reka n'ubundi nze mu cyumba wiyambure ndeba, n'ubundi nta kibazo. Ibyo se hari ikibazo? Ibyo ngibyo nta kibazo, n'ubundi kubera ngewe nawe nta kintu duhishanya, n'ubundi reka nze mu cyumba n'ubundi niyambure ndeba. None se nireba kandi hari ikintu uraba? Kuko impamvu nta kintu uraba, nta kintu tujya duhishanya. Mwabibonye rero Isimbi akomeje gukoresha uko ashoboye ngo abone Cyusa uko bwije n'uko bukeye. Isimbi ari gukoresha imbaraga z'umurengera ngo abone Cyusa. Iribagiza bo bari gusenga, bari ku Kanyana abwira Iribagiza ati ngewe ndabizi, narabibonye ndi imbere y'Imana, ngewe Imana yarabimushuriye ngo azahitamo
izahitamo iribagiza. Niko Kanyana yabibwiraga iribagiza. Noneho mama isimbi aza kuza arabashwishwiburiza, anababwiza mukuri kuri ababyita kubwiza ukuri undi muntu. Arababwira ati ibyo mwakora byose umwana wanjye Isimbi niwe uzahitwamo, kandi impamvu azahitwamo igihe cyose azaba yaje guhitamo tuzabafata mwebwe tubajyana iyo mu gikari mu byombo hariya ni nko gusobanura ngo ahantu mutagaragara, ahubwo ahantu muzaba muri mu mirimo ituma mutabona n'akanya ko kuza, noneho ko kuba mwakaza mukitabira ayo marushanwa cyangwa se ibyo byo guhitwamo ngo barahitamo iribagiza cyangwa se ngo barahitamo Isimbi. Ese mwebwe mubibona gute? Mubona cyose azahitamo nde? Ariko ikindi dushobora kwibaza, ese ubundi abajyanye aho mu gikari n'ubundi icyusa yaza akavuga ati reka nabo bareke baze, n'ubundi si yabareka, ahubwo nuko yabareka iribagiza we yifitiye n'akandi kabazo ke ku giti cye, mbaza ngo nakahe ako kabazo? Ni akabazo kavuga kati nzaba nambaye gute ko nta myenda myiza ngira, no myenda nigirira bino bintu by'ibitambaro, bino bintu mba niyambariye, none cyusa naza guhitamo agasanga nambaye nabi, si bishobora kuvamo intandaro yo gutuma nahitwamo? Ese nzaba nambaye gute? Kandi murabizi Isimbi yariteguye sha. Isimbi mu bantu bafite amatsiko yo kubona uburyo Isimbi azaba yambaye, nanjye ndimo, nanjye nubwo ndayafite Isimbi ese azaba yambaye gute? Isimbi murabizi mu bintu by'imyambarire ni ibintu wagira ngo yimva, wagira pe ni ibintu asanzwe amenyereye, azagerageza. Rero iribagiza ntabwo tubimumenyereyeho, tuzi ko iribagiza ni umuntu w'umuturage uba uri aho ngaho. Rero kubona iribagiza nawe yipfuritse yambaye neza ni ibintu by'agatangaza, ni ibintu bizaba bitangaje. Rero cyusa ntabwo tuzi niba ashobora kuza guhitamo agendeye ku myambarire, cyangwa se aje guhitamo agendeye ku wo yakunze, cyangwa se aje guhitamo agendeye ku wo wenda irari ryamutegetse wenda, kuko muri kubibona yuko cyusa yageze imbere ya Isimbi ahita acururuka, cyusa yageze imbere y'iribagiza nabwo aratuza, ubu bigatuma tuyoberwa ngo cyusa azahitamo nde, kuko wabibonye yuko biriya byose cyusa yavugaga yageze imbere ya Isimbi ubona akamufata mu biganza, aramuhobera, nawe wagira ngo abamukumbuye, ugasanga habuzemo umuntu yahitamo cyangwa se azahitamo. Ese mwebwe mubibona gute? Reka tuganire kandi mujye munashyigikira, munabyandike muri komenti, muname subscribe, munakore like, kugira ngo nanjye mbone yuko ndi kumwe n'abantu, kugira ngo nanjye mbone yuko munshyigikiye. Imana iguhe umugisha. Twikomereze rero ibintu twari dutegereje twese, Rugema na Fabiolla, mama Isimbi bafata akubita icyuma Rugema ahita apfa cyangwa se akomereka ajya mu bitaro, ariko twaje gusanga byari ukurota. Ese mwebwe mwabibonye gute? Kuriya ni Rugema wari uri kurota, gusa umuntu akunze kurota ibintu yirirwamo cyangwa se akarota ibintu yiriwe atekereza, gusa indoto ze yaje kubona yuko zatangiye neza ariko zirangira nabi, kandi zirangira abona ari upfuye. Ari upfuye. Rero biriya byose bishobora gutuma agira ubwoba, kandi nyine ahita abyibaza akavuga ati bya bintu burya birakomeye, reka ngende gakeya, reka nuze. Gusa twabibonye umubano mu kurota twabonaga Rugema afitanye na Fabiolla, ntabwo umubano usanzwe, ntabwo uriya mubano usanzwe. Wabonaga uburyo baseka, wabonaga uburyo bishimiranye, wabonaga uburyo bifuza yuko mama Isimbi ataba hari kugira ngo bo bikorere ibyo bakora. Ese mwebwe mwabibonye gute? Ese koko mwari muzi yuko Fabiolla ari kuriya baba bameze iyo bari kumwe? Njyewe byanunguye, birananangaza, ariko bisoza binyereka yuko mama Isimbi ibintu yababwiye abihagazeho 100%, kandi nyine yababwiye yuko bishobora kubagiraho ingaruka, kandi nawe bishobora kumugiraho ingaruka. Rero
reka tukore subscribe tuzamenye iby'ubutaha. Kora subscribe.